studio is the flow to your destiny. If you want to join, call 0788 652 006. turabasuhuje inshuti zacu inshuti za River Studio Rwanda. Uyu ni wa mwanya mwiza twababwiye ko tuzatubagezaho ibiganiro bitandukanye byibanda ku burere bw'abana bacu, abana b'Abanyarwanda, kugira ngo dukomeze kugira ejo heza. Tubafitiye umutumirwa rero uyu munsi agiye kutwibwira, hanyuma dukomeze tunaganira. Murakoze cyane. Murakoze. Amazina yanjye ni Assumpta Kayiranga, nkaba ndi umumama nanjye ndi umubyeyi, ariyo nta mpamvu nyamukuru ituma iyi topic cyangwa sujet zanyu zifasha nanjye. Murakoze. Tudatinze rero twifuje yuko yadufasha, afite ubumenyi bwinshi cyane, afite byinshi yasangiza sosiyete muri rusange. Hari ibibazo twifuje kumubaza kugira ngo twungure ubumenyi cyangwa se turusheho kungurana mu mirerere myiza y'abana bacu. Hari ikibazo cya mbere twibazaga kuvuga ngo ni ubuhe burere cyangwa se n'izihe ndangagaciro twaha abana kuva ku myaka 0 kugera nko kuri 12, ku buryo abana mu mikurire yabo cyangwa se muri development bakura badafite ibikomere. Hari ukuntu abana bakura ugasanga umwana ageze mu myaka 5 atishima, 6 gukomeza, ariko se ni iki rero ababyeyi bakora kugira ngo umwana muri iyo mikurire, muri iyo development adakurana amarangamutima mabi, ahubwo akura afite amarangamutima meza y'umuntu nyamuntu? Urakoze. Icyo kibazo ni cyiza cyane. Ubundi ijambo uburere ni rigari cyane, ntabwo umuntu yarivuga ngo arirangize mu buryo burambuye, kuko hariho kurera mu buryo sociale, hariho uburere mu buryo bw'amarangamutima, hariho uburere mu buryo bw'amafaranga, hari uburyo bwo kurera umwana mu buryo bwo kumwigisha igihe cyangwa uburyo bw'imibonano mpuzabitsina. Hariho uburyo bwinshi wasobanura uburere rero, kuko ari rigari cyane ntabwo tuhatinda cyane, ahubwo turavuga cyane kuri development y'umwana, turayivugaho gatoya kugira ngo uburere nabwo tubwinjizemo, ariko cyane cyane turagira ngo dutandukanye development n'uburere. Umwana wese afite ukuntu avuka, agakura, agakambakamba, akagera kuri iyo age kugeza nko ku myaka 3, aba ari wa mwana ukitoragura, ukrea personnalité, akakubwira ukuntu icyo adashaka n'icyo ashaka. Donc kugeza ku myaka 3 ibyo byose nibyo tubona muri development y'umwana. Ariko hakabaho n'indi myaka ugeze nko uvuye nko ku 3 kugeza ku myaka 5, ni ya myaka umwana atangira kuba autonome, atangira kwijyana kuri po. Hari ibintu bimwe na bimwe ugenda ubona bihinduka mu buzima bwe mu buryo bwo kwidevelopa, bwo gukura bw'imikurire. Hakaba rero n'indi myaka utangiye ku myaka 6 kugeza ku 8, aho umwana batangiye kugira ubwenge, nicyo gihe tumujyana ku ishuri, atangira amashuri, kuko ubwenge butangiye kuba autonome, butangiye kwigenga. Ariko akarengaho ukava nko kuri iyo myaka 8 uzamuka, aho tuba tugiye muri age twita préadolescence, cyangwa se imbere yo kuba ingimbi. Icyo gihe uwo mwana naho agera mu myaka noneho atakizeye cyane umubyeyi, yumva ko atakiri kigirwamana, ko hari imyaka umwana abona umubyeyi ari byose, adakora amakosa, umubyeyi ari ikitangaza, ari ero. Ariko icyo gihe ageze muri iyo myaka aba ashaka kukwereka ko nawe inshuti ze ari important, ibitekerezo bye biri ngombwa. Niho abana batangira kugerageza gushaka ku experimenta ibintu nk'imibonano mpuzabitsina, inzoga se, amadrogue. Nicyo gihe bayatangira ku myaka 12 aho ngaho. So urumva ibyo byose biri mu buryo agenda yidevelopa. Ubwo ntitwajya kure y'aho ngaho, ariko ndagira ngo mumenye gusa iyo development ukuntu ikora. Ariko tugarutse ku by'uburere, uburere hari abantu benshi barera bakurikije imico yabo. Ni ukuvuga ngo umubyeyi wakubiswe n'umubyeyi we yumva ko kurera kubita ari byo byiza, ndetse hari n'ababyeyi bakubwira bati
umwana ndamukubita kugira ngo azabe umugabo cyangwa agire ubwenge, ariko mu by'ukuri uburere ahandi abandi nabo bakakubwira ati gukubita umwana ni ukumuhohotera. Ibyo ni imico, ni ukurera mu buryo bugendanye n'umuco ntaho biterwa n'uko umuntu yabayeho nawe. Rero iyo tuvuze rero amarangamutima tukajya kuyahuza n'uburyo umubyeyi agomba kwifata, hari ibintu bitatu by'ingenzi umwana wese uvutse akeneye mu mubyeyi, kandi ibyo bintu nicyo cyonyine naguha nk'igisubizo ku buryo bwatuma amarangamutima ye aba stable cyangwa se aba equilibre. Ijambo rya mbere, umubyeyi wese ikintu umwana agomba kumukuraho cy'ingenzi ni urukundo, cyangwa se mu gifaransa affection. Ni ukuvuga ngo umwana wese aho ava akajya akeneye affection, kuko niyo imuha imbaraga, niyo imuha estime ye, kwiyumva, kumva ko ari umuntu w'agaciro. Noneho hakaba ijambo rya kabiri umwana ategereje ku mubyeyi ni security cyangwa se umutekano. Uwo mutekano ni umufasha kubana no hanze, kubera ko aba yumva yarabaye sécurisé, aba yumva afite aho appartenance, afite abamwumva bamwemera, ababyeyi be bamwereka ko turahari kuguproteja. Icyo kintu kiramukomeza umwana uko agenda akura mu buzima bwe bw'imbere, bigenda bimubera byiza kurushaho. Ijambo rya gatatu umubyeyi aba akeneye, umwana aba akeneye ku mubyeyi ni ijambo ryo kuba kwemerwa n'umubyeyi, donc akagira ukuntu yiyumva icyo gihe niyo agiye gushaka cyangwa se gushakwa hanze, kubera ko afite ukuntu yafashwe mu muryango we, yemewe n'umuryango we, yabaye approuvé. Umwana agenda afite assurance. So iyo ibyo bintu bitatu rero byabuze mu buzima bw'umwana, kandi agomba kubihabwa n'ababyeyi bombi. Iyo yabihawe nabi akabihabwa n'umubyeyi umwe, cyangwa se umwe akabura undi akaboneka, cyangwa se bakaba bahari bose ariko badahari emotionnellement, badahari mu buryo bw'amarangamutima, cyangwa se umwe akaba babana mu buryo bwo gushwana, bwo kudahuza ababyeyi, umwana akaba muri iyo frustration, agakurira aho hantu. Ni ukuvuga ngo iyo déséquilibre ibonetse, ibyo bintu bitatu byabuze mu buzima bw'umwana, aragenda noneho umuntu uko akura muri ya development twavuze, akura umubiri, agakura ni mu myaka, ariko emotionnellement cyangwa se mu marangamutima bikistopa, bigahagarara, kuko umuntu agomba gukura mu nzego zose, ugomba gukura no mu buryo bw'amarangamutima. Rero iyo bigeze ahantu uwo mwana atabonye ibyo bintu, kikabura mu buzima bwe, abura icyo bita self esteem cyangwa self confidence. Noneho ya emotion zigakatika, ukabona ntakura mu buryo bwa emotionnel. So igikurikiraho ni iki, nuko uwo mwana aba dependent, aba dependant effectivement, aba wa muntu uhora ashakisha attention, ushora ashakisha urukundo, ndetse akaba yanarushaka mu buryo bubi. Niho hamwe mubona dufite abana mu nzu, ukabona umwana agiye kwigunga, yishyize nko muri coin, ntacyo bamutwaye, cyangwa se akaba umwana uganya cyane, cyangwa se akaba wa mwana ushobora kurwana na mugenzi we gusa kugira ngo yatire attention y'ababyeyi. Ibyo babyita kwatira attention negative. So ibyo bintu biterwa n'uko umwana aba atabonye ibyo bintu bitatu, bikamukuraho ya estime de soi, noneho bikamubera uburyo butari bwiza imbere y'amarangamutima, ukabona ararwaye. Rero agakura akaba umuntu w'umugabo. Niho hamwe tujya tubona abantu, cyangwa umugore, niho hamwe tubona abantu bamwe ukabona ni umuntu mukuru, ariko ibintu akora cyangwa uburyo atekereza cyangwa amashwa akora, ugasanga ntabwo ahwanye n'imyaka. N'ababyeyi bamwe bakikanga ati ese uyu mwana ko ntako ntagize, niki yabuze, kuki atekereza nk'umwana muto, kuki akora ibintu nk'iby'abana bato. Nuko mu buryo bw'amarangamutima byahagaze. Rero hari ubundi buryo ntitwaburangiriza ahangaha, hari ubundi buryo wiga uburyo bwo kumufasha no kumuherekeza, kugira ngo n'aya marangamutima nanone abe equilibre uko agenda akura, ariko biba bimaze kuba akazi rero iyo amaze gukura. Murakoze cyane. Ngira ngo abadukurikiye murumva ko ni byinshi tuzakomeza kugenda tuganira byinshi, afite byinshi cyane.
ariko hari ikindi kibazo cya kabiri twifuje ko mwadufasha kuri ubu ngubu, wenda kubera ko hakiriho ababyeyi, ndavuga wenda nka generation ya mbere, donc hasa naho hari ikintu cya conflit de generation. Ababyeyi ba kera kubera uko barezwe n'uko bakuze, abenshi byageze aho batemerera abana gusohoka mu bipangu, kubera ko bibaza ko wenda nasohoka bimera nka kwa kundi umunyarwanda yavuze ngo ihene mbi ntawe uyizirika nziza, akibaza ko ariho ari kumufasha arimo aramurinda. Ariko biza kugaragara ko akenshi abo bana babuzwa ubwo burenganzira iyo asohotse aba ameze nk'uciye ikiziriko. So icyo nifuzaga kubaza, ese ubwo buryo hari icyo bwaba bufasha rero ku mwana kuba wamuproteja umufungirana mu gipangu, cyangwa umubuza ibintu bimwe na bimwe wenda unibwira nk'umubyeyi juste ko bishobora kumugiraho ingaruka zitari nziza? Ikindi kibazo nanone cya kabiri, usanga hari n'abandi bahitamo babuza kureba amateleviziyo. No, ntabwo ureba televiziyo ya ibingibi ntubirebe, barabara n'ibindi, ku buryo umwana ajya kureba televiziyo agasaba uburenganzira, ese ndebe, ese nkora iki? Ibintu nk'ibyo ngibyo ni iki mwabidusangizaho mu burere bw'abana? Mu by'ukuri ibyo bibazo byose ni byiza. Ikintu nakubwira, ijambo rya mbere ku bana bakingiranwa mu bipangu, gukingirwanwa mu nzu si byiza, kuko uburenganzira bw'umwana bwitwa kwiyepanuisa buba bubuze, ariko nabyo bigomba kuba bien encadré. Ni ukuvuga ngo gusohoka k'umwana ntabwo ari ugupfa gusohoka mu kajagari, kuko ubitwaye mu buryo bw'akajagari ntubihe cadre, ntibigire cadre ubikoreramo, nanone uwo mwana ntabwo uba umufashije, nanone wenyine uba umuherekeje kuraruka. Icya mbere, umwana akeneye kwizerwa. Ikindi, akeneye kuba ari umuntu wumva ko ari respecté. Ni ukuvuga ngo iyo mufitanye relation nziza au départ mu nzu, mutarajya no hanze gusohoka mu nzu, iyo mufitanye relation nziza, mufitane mukorabora, kuko ikibazo gikunze kuboneka cyane cyane nuko hari tugirana, ndavuga mu rwego rwo mu gihugu cyangwa se muri culture yacu yo mu Rwanda cyangwa se y'ikinyafrika, reka mvuge ntyo, hakunze kuboneka relation y'ababyeyi n'abana iri hiérarchisée, ntabwo ari collaboratif. Ni ukuvuga ngo ababyeyi babwira umwana icyo gukora gusa, ariko umwana ntazi impamvu akoze icyo akora. Rero kugira ngo umwana mugirane relation nziza, nuko yumva ko wa respecte nawe imitekerereze ye, ibyifuzo bye, ukuntu nawe atekereza n'ukuntu yiyumva na besoin ze kuzumva neza. Rero mu buryo bwo kumufasha gusohoka neza mu buryo buri accompagné, nuko wiga kubanza kugirana na relation nziza mu nzu. Icyo gihe umuha amasaha, umenya aho agiye, umwigisha kuguhamagara niba ari umwana ugeze muri icyo kigero nyine cyo gutunga telefone, akaba yakubwira ati ndi hano, amasaha akayubahiriza, ariko biterwa encore une fois n'ukuntu mubana cyangwa se muganira cyangwa se mukorana cyangwa se akwizeye, kuko iyo umukankamira cyangwa umukanga cyangwa umuhakanira tout le temps, nawe yiga kukubeshya. So hakabaho ako kantu ka manipulation, abana barabishoboye cyane kumanipula kurusha uko mubitekereza. Icyo ni kimwe. Ikindi, ikibazo cy'amateleviziyo, televiziyo mu by'ukuri ifite ibintu byinshi ishaka kutwigishiriza abana by'indangagaciro. Hari ibintu byinshi bica kuri televiziyo byiza by'inyigisho bifasha mu buzima bw'umwana, ariko harimo na byinshi bidafasha na gato. Ni ukuvuga ngo harimo byinshi byerekana ibyo by'sexe igihe cy'umwana kitaragera, cyangwa se ibintu by'intambara byo kurwana by'amafilime y'intambara ya aggressif, ibintu byicana, bimena amaraso, ibintu bibi bitari byiza kuramvaya muri systeme ya cerveau y'umwana. Ibyo byose rero, iyo uri umubyeyi ufite gukurikira, umenya ibyo umwana agomba kureba n'ibyo atagomba kureba d'abord. Icya kabiri, televiziyo ni ikintu kiri dangereux ku buryo itagomba kuba mu byumba by'abana. Hari abantu benshi bibwira ngo iyo ufite umwana ukamushyira televiziyo mu cyumba uba wamukunze. Nta na gato. Ni ukuvuga ngo isaha imwe mbere y'uko umuntu mukuru uwo ari we wese ajya kuryama, agomba kudekonekita n'ama appareil
ibi by'amateleviziyo amatelefoni ibyo byose. Rero iyo umwana umushyiriye televiziyo mu cyumba ntubumfashije. Icya kabiri, iyo televiziyo nayo igira amasaha ugomba kugenda bihwanye n'imyaka umwana afite. Nuvuga ngo mbere y'imyaka 2 umwana ntakeneye no kubona televiziyo, kuko ni amayimaje ushyira muri cerveau ye, ni amayimaje twohereza muri systeme ye, kandi ayo mayimaje nayo azamuafekta uko agenda akura. So iyo arenze imyaka 3 kuzamuka 5-6 umuha nk'iminota itarenze 30 ku munsi. Iyo agenda akura tuvuge kugeza ku myaka 8, 9 aho ngaho umuha nibura isaha ku munsi. Nabwo murabyumvikana mukaganira ukuntu niba akeneye kuyireba mu masaha mu gitondo niba atari ku ishuri, niba yireba mu masaha nimugoroba, cyangwa se murabyumvikana mujya inama. Uko umwana ni byiza kumufeza participer muri decision ufata ku buzima bwe, ibyo nibyo bituma yumva ko ari respecté. So televiziyo a partir ya 12 ans no kuzamuka, icyo gihe umwana akeneye kuyireba pas plus d'une heure et demie ubwo cyangwa amasaha 2 yenda wakabije ku munsi. Ariko nabyo ni ibintu umuntu agomba kuba akontrola n'icyo areba, ukamenya n'ama programme areba ayariyo, kuko hari imyaka y'ama adolescence abana binjira muri système za pornographie, binjira mu bintu bidasanzwe nawe utifuza ko umwana yigishwa no hanze. Rero ibyo byose ni ibintu byo kureba. Impamvu rero ya televiziyo ni byiza ko abyigiramo, ariko ni byiza ko biba aussi géré n'umubyeyi. Hari umubyeyi nzi we wadesize ko abana be batazareba televiziyo ntiyanayiguriwe. Bibaho, hari ababyeyi bakunze kubikora, kandi icyo kintu ndacyubaha, nacyo ndacyubahiriza, ariko biterwa na message wahaye umwana nayo. Impamvu kuko ikintu cyari cyo cyose ku mwana, kuko n'umwana memoire y'ibiri frais ibikiri ntoya, ni ukuvuga ngo icyo washyiramo cyose kirinjira. Rero iyo umusobanuriye impamvu ikamakinga sense mu mutwe we, ukamubwira uti mbona televiziyo zigira ibintu bitadufasha cyangwa se bidafasha abantu benshi cyangwa birarangaza, kandi koko harimo byinshi birangaza, ndetse na concentration y'ibyo amapareil, kubera concentration iyo yarebye cyane nayo ntibifasha. Hari n'ababyeyi bashaka kwikiza abana kubera imirimo, kubera kuba badahari, umwana akirwa kuri televiziyo kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Ibyo si byo na gato. Rero uwo mubyeyi wakoze iyo choix ariko akayisobanurira umwana ikaba clair mu mutwe w'uwo mwana, numva ntacyo biba bitwaye. Ko nzi ko hari amafamiye menshi abikora kabisa, ntagire televiziyo tout simplement mu buzima bwabo. Ariko nabyo ifo kumukoresha izindi activité, ifo akora sport, ifo kumukora marche, ifo ko umuha umwanya wo gukina, ifo ko umwana nanone yiyepanuisa. Kandi no kwicara imbere ya televiziyo si byiza cyane, ko bituma umwana ashobora no kubyibuha, ushobora gucrea obésité ku mwana afite energie agomba gukura mu mubiri we. Iyo rero umwicaje ahantu hamwe muri iyo position, kwicara umunsi wose areba televiziyo, ntabwo facilita systeme ye y'umubiri we n'imikurire ye, nanone ubumwangiza mu bundi buryo utabona sur les champs. Nakoze cyane. Bantu mudukurikiye mukunda ubumenyi, mukurikire cyane kandi mudufashe gusangiza ibi biganiro n'abandi bashuti banyu. Umubyeyi wese ufite umwana akwiye kumva ibiganiro nk'ibi ngibi cyane rwose, mukadufasha kubisangiza abantu kugira ngo tugire ejo hazaza heza. Kandi ngira ngo muri kumva ko harimo amasomo. Hari generation izo za kera twakuze nk'uko mwabivuze, abanyafurika cyane bakunze gutanga amategeko ku bana ariko ntibabasobanurire impamvu. Nyamara umwana cerveau ye nanone umusobanuriye impamvu icyo ukoze ugiye kugikora yacyumva cyane. Mbona umwana burya iyo umubwiye ikintu cyose umubwiye maracyumva cyane. Hari ikindi kibazo twifuje kubabaza cya gatatu. Usanga abana benshi kuri ubu ngubu, kubera wenda tufate hari abantu bize hari n'abatarize, ariko nka systeme anglophone ntabwo imaze igihe kinini. Nko mu mashuri ngero yatangiye muri 2010, mbere yaho yari systeme francophone. Noneho ubwo kandi abize nabo ngira ngo wenda n'amateka y'igihugu murayazi. Noneho kuri ubu rero umubyeyi wese ushatse kwivura agahinda n'ibikomere by'amateka cyane kutiga, yohereza umwana mu mashuri ahenze.
ariko we atarize. Umwana akagenda, ejo umwana akaza avuga ibifaransa byinshi n'ibyongereza byinshi, umubyeyi ntiyumva ibyo ari byo, we gusa ashimishijwe nuko arimo arivura ngo umwana wanjye yigayo ntize, azagira aho ntageze. Nabyo ku rundi ruhande ntabwo ari byo. Ariko ugasanga umwana hari ahantu ashobora kugira akaba yasuzugura umubyeyi kubera ko abona amurusha ubumenyi. Ni wa mwana ugenda kuri interineti akiinforma, akamenya ibintu byose uko bikorwa, umubyeyi ntazi habaye icye no kujya gushakisha, abana bagatorera mu biganza, akamenya ngo murarya muragira icyo, ariko nta bindi azi. Ese nk'icyo kintu nihe nama mwagira ababyeyi kugira ngo barere abana, cyangwa se n'ibyo byose bakorera abana mu buryo hatazavamo ku mwana gusuzugura? Murakoze. Icyo kibazo nacyo ni cyiza, nk'ibindi byose ko ari byiza. Ndagira ngo nkubwire ngo amashuri ni meza, kandi niyo muri iki gihe cya none ababyeyi benshi bakunze kuyafata nk'ubutunzi baha abana, ni nka heritage, ni umurage. Umwana utarize nanone muri iyi sosiyete ya none ni ikibazo, kandi ntabwo nareka kwigisha umwana wanjye kubera ko ntizi, kandi uburyo bushoboka bwiza bwose namwigishamo nibwo nakoresha. Kandi iyo tugiye kuvuga tukareba nk'ubuzima buriho iki gihe, ni ubuzima buri très competitif, hariho competition nyinshi cyane, haba kuri marché de travail, haba mu buzima busanzwe. Urabona uzi niwe uhabwa umwanya wa mbere. Rero uwo mubyeyi si mugaya kuko yigishije umwana, kandi mu rundi ruhande kuba watarize nawe yenda ntibimuturukaho, ni ubuzima yahuye nabyo, ni amateka, ni ahantu yanyuze. Rero kuba umwana ashobora kugusuzugura kubera ko wamwigishije cyane kandi akakurenga, numva bisubira muri wa mwanya wo kuba mudafitanye relation iri claire. Naho uyu mwana azi mufitanye ubusabane bwiza à la base mu rugo, akaba azi ko papa cyangwa mama akora sacrifice nini kugira ngo atwigishe, ntabwo uwo mwana yafata uwo mwanya cyane wo gusuzugura. Ni ukuvuga ngo iyo asuzuguye hari ibindi byapfuye ahandi mu buzima bwo mu rugo. Ariko reka nanone nkubwire ngo hari n'uburyo butandukanye bwo gufasha uwo mwana nubwo waba utarize. Sinzi yenda hano mu Rwanda sinzi ko birahagira cyangwa se abantu barabitekerezaho, ariko hari nk'ibintu byitwa aide aux devoirs par exemple, ari nk'abantu bakora ku bwitange, nk'abantu bize ariko bajya bajya nko ku mashuri nyuma y'ishuri, nyuma yo kwiga abana bagasigara ku ishuri bagakorana devoir n'abo bantu baje gukora aide aux devoirs. Cyangwa se hakaba communauté yishyira hamwe nk'amasantere y'ahantu runaka, abana bashaka kujya gukora aide aux devoirs, ikaba nka projet abantu bashyira en place yo gufasha abana mu buryo bwo gukora gukurikiranwa nyuma y'amashuri. Ibyo ni mu buryo bw'abantu batishoboye. Abishoboye nabo bafata abarimu ba nyuma y'amashuri. Nkunze kubona hano amafamiye menshi cyane nabo bitwa ngo barize batari n'abatarize, bakunze gufata abana bakabaha abarimu ba nyuma y'ishuri kugira ngo baba bakurikiranire, yenda kubera ko baba badafite n'umwanya bamwe muri bo. Ariko hamwe n'ibyo gufasha umwana nabyo ni bimwe mu bigupermeta gusabana nawe. Iyo uri present mu buzima bwe nuko kumufasha muri izo devoir biragufasha, ariko nanone utabishoboye ntabwo wakora ibidashoboka. Kandi niyo mpamvu yenda izo systeme zindi zihabaye zo gufasha abana muri benevola, muri aide aux devoirs, cyangwa se hakaba abantu bitanga. Hari n'igihe muri famille uba ufite umukuzin, umuneve, umusaza wawe cyangwa se murumuna wawe cyangwa se umuntu mukuru wize, ushobora kuhakubera akamwigisha, akamukurikirana, akareba ibyo akora, noneho akaramufasha, nawe bikaguha kuruhuka kuko nanone wamushyize mu ishuri ryiza no kuba ushaka ko atera imbere, agira ubumenyi, ejo hazaza he hakaba heza kurusha n'ahawe. Nicyo numva nakubwira. Murakoze cyane, murakoze. Reka tube dusubikiye hano, tuzakomeza kuganira. Ibyo kuganira byo ni byinshi ku burere bw'abana kugira ngo ejo tuzagire umuryango mwiza, igihugu cyiza, abana bacu bazabe sosiyete nziza. Umuhanga yaravuze ngo gukomera kw'ishyanga iryo ari ryo ryose bihera mu ngo ry'abarigize.
imibereho yabo uko barera naho ngaho bihera. Murakoze cyane inshuti zacu, turakomeza kubararikira gukurikirana ibiganiro byacu byibanda cyane ku burere bw'abana, kubaha Imana, imico myiza, indangagaciro zikwiriye. Murakoze cyane.